Uraho, ndabasuhuje cyane. Uyu munsi nkaba nshaka kuvuga ku kintu cy'ingenzi cyane, ari cyo kumenya kwifatira imyanzuro cyangwa se kumenya kwifatira ibyemezo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni byiza mu buzima bwa buri munsi dushobora gukenera ibitekerezo cyangwa se inama ziturutse ku nshuti zacu cyangwa se famiye zacu. Ni byiza kubera ko ibitekerezo byabo cyangwa inama zabo akenshi zishobora kudufasha mu buzima bwacu. Gusa nanone si byiza kwishingikiriza ku bitekerezo by'abandi cyane ijana kubera ko akenshi abantu hari igihe twibagirwa ibitekerezo by'abandi tukabihindura imyanzuro yacu, tukibagirwa ko ibitekerezo byabo atari byo bitekerezo byacu, kubera ko buri wese afite uburyo abonamo ibintu, buri wese afite uburyo yumvamo ibintu. Ni ukuvuga ngo iyo wishingikirije ku bitekerezo by'abandi ntibivuga ko nawe ufite ubushobozi bwo kuba wakitekereza. Hari igihe birangira nawe ubwawe ufite icyizere cyo kumva ko nawe ushobora gutekereza. Ni byiza kubaza cyane ko no kubaza bitera kumenya, ariko mu byo tumenya tujye tumenya kandi tunazirikane ko ibitekerezo by'abandi cyangwa se inama z'abandi atari yo myanzuro yacu. Rero ngo hatangiye mbivuga kandi nkomeje kubivuga, si byiza cyane kwishingikiriza ku bitekerezo by'abandi ijana ku ijana, kubera ko wowe ubwawe ni wowe uzi situwasiyo urimo aka kanya, ni wowe uzi umusonga w'ikibazo urimo. Rero sinumva ukuntu wajya kugisha inama umuntu utari mu kibazo nk'icyo urimo. Umuntu nanakugira inama azakugira inama zijyanye n'uko abyumva, zijyanye n'uko abibona, ntazakugira inama cyangwa se agufatira imyanzuro y'icyo ukwiye gukora kandi uri mu kibazo. Rero ubuzima ni ubwawe kandi ikibazo urimo ni icyawe, niyo mpamvu ukeneye kwifatira imyanzuro kandi ukitekerereza, kubera ko ufite ubushobozi nk'umuntu. Icyakora baguha ibitekerezo, ushobora wenda kugeninga advice ziturutse mu bitekerezo baguha, ariko umenye ko imyanzuro ukwiye kuyifatira. Ikindi, gushingira ku bitekerezo by'abandi cyane bishobora kuviramo ingaruka zo kumva ko we utiyizera, kumva nyine nta cyizere wowe wigirira muri wowe, kubera ko akenshi wumva ko imyanzuro yawe ukwiye gushingira ku bitekerezo bya bamwe na bamwe. Rero si byiza ko nawe ukwiye gufata igihe ugatekereza, kumva ko nawe hari icyo ukwiye gukora ku myanzuro yawe, kumva ko nawe hari icyo ukwiye gushingiraho. Nsoza, let me give you an advice. It's okay to listen to advice from others, ariko byibura inama z'abandi cyangwa se ibitekerezo by'abandi tujye tubikoresha nk'igipimo cy'ibyiyumviro byacu n'indangagaciro zacu, kubera ko ibyo bizadufasha kumenya abo turiho n'icyo dushaka mu buzima. Kandi wibuke ko ibyemezo bizima biva muri twebwe ubwacu.